Murokaza neza kumenya ICT muri kumwe na Francis Savio bifuza gusoza umwaka neza tugatangira indi mu mahoro. Turi ku bumenyi ICT rero aho tugiye kugirana ikiganiro cyangwa isomo tugiye kwigira hamwe. Tugiye kureba uburyo wa mubyeyi watse ikiruhuko cyo kubyara akacyaka ku matariki yagenwe, umuyobozi w'ikigo akamwemerera akabona ko yabyamiriye koko. Iyo bigeze ku karere bigenda bite? Reka turebere hamwe uko ku karere babigenza, ko babyemezo ko bigenda. Tubazwe n'ibyo TMS bisanzwe. Umuyobozi w'akarere cyangwa ushinzwe uburezi ku karere yinjiye muri konte yiwe, namara kwinjira muri konte yiwe, muri account yiwe, yinjiremo. Amara kwinjira muri account yiwe zabona request, ntago azahita abona request nkuko zimeze, agomba guhitamo hano akamenya ngo ese uwo muntu muri RTB bimeze bite cyangwa muri REB, muri Gen Education bimeze bite cyangwa muri RTB, ibigo byo muri technical set ya activity bigenda bite. Yinjire muri iki tugiye kureba muri REB uko bimeze, tureba ama request yaje n'ayabaye approved kugira ngo yabirebe. Rero yinjiye muri REB, turaza tukiri hano cyangwa rimwe nuko yasubiye inyuma akinjira muri RTB kurumva ni ikira kigo kijyanye ni imyuga ubumenyi ngiro za TSS. Yinjiye muri RTB naho yeshobora kwinjiramo akareba abasabye igihe cyo kubyara kuri maternity leave. Arazana muri arebe iza shift nakubye ko ari izasabwe mbere y'amezi, niho zareba muri shift arebe ko ari zirimo nta zirimo, ari ni request rero muri nuza ahita zibonamo. Izi rero ari kubona hano nizo muri RTB igihe basabiye ni igihe cyo kubyara n'igihe azemererwa ko ntago pending for approve. Niho ngo ni pending for approve, ategereje kuzemerera. Ahangaha impamvu atari kubibona neza, umuyobozi w'ako karere DD abona ko hari abantu basabye ariko ikigo kikaba kitarabemerera. Ahangaha n'igihe umuyobozi w'ikigo ntago aramwemerera uyu nguyu nta kintu arabona, kuko we nta kintu kugira amushakira umusimbura ntago byakunda uyu nguyu. Reka dusubire inyuma rero hano muri RTB. Mu gihe turebye muri RTB uko bimeze, tuze tujye muri REB uko byagenda. Azaza hano duhinde none tuve muri RTB tujye muri REB. Ahangaha tukinjiye muri REB noneho tureba ama request y'abasabye. Aba request y'abasabye muri maternity leave n'abantu 138 basabye, aba ntago bari pending, bari pending ntago baremererwa. Reka turebe, urabona ko nta kintu yemewe kubakoraho. Reka turebe rero ababaye approved by, bafite status ya approved kuri iki, kuri okay. Abangaba reka turebe wa wundi wacu turebe ko nawe arimo, turebe. Ariko urabona ko umuyobozi w'akari nawe icyo akora ni gukora reject cyangwa akabyemeza approved. Hano hariho options zitandukanye kuri iyi ngiyi iri gupendinga for approve, ariko yaremewe. Dushobora guhita tumwemerera tukavuga ati approved, aremerewe. Nitumara kumwemerera dushobora kuzashaka noneho umusimbura. Urabona ko hano bahita bavuga ngo confirming, are you sure you want to approve this request? Umuyobozi w'akarere abyemeze ko nawe koko ugiye mu kigo cyo kubyara ko umuyobozi w'ikigo yabyemeje. Urabona ko afite status ya approved yo kubyemeza rwose. Aha noneho aramwemeje. Ahangaha mu yamwemeje ko azajya mu kiruhuko cyo kubyara amatariki ntajya ku itariki 22 z'ukwa mbere 2025, azatangira ikiruhuko cyo kubyara muri iko kwezi. Mu gihe yasabye request kuri 23, ubwo hagati yanga ikigo akarere kazatangira gushaka abazamusimbura. Amazamusimbura imaze kumwaprove ahita azana handitse replacing staff, ahita asaba ku buryo umuyobozi w'akarere azamusimbuza. Kumusimbuza rero agomba kureba abantu banditswe mu rwego rw'akarere uhuje n'ibyo yigisha n'ibyo yisa. Hano kuri replacing staff agahita areba umuntu akareba ko ahuye uyu nguyu uzamusimbura, akareba ko ahuje degree ariko n'umuhade. Ahangaha umuhade ntago wasimbura uriye, twanze ukareba ko ari umuhade uriya nawe. Niyo ngo ahangaha umuyobozi w'akarere azareba akurikize ibyo umuntu yigishaga position afite, arebeho abantu bashobora kumusimbura baribo. Narangiza aze arebe aya mazina avuga, abanza arebe anagiye kuri preview, ahita akareba ibyo uyu muntu yize. Ahita yinjira muri preview akareba identification z'uyu muntu
neza ibyo yize aho yakorera agatoharuzi, ahubwo akareba ibyo yize kugira ngo tumurebe ko bimacingana n'uwagiye gusimbura. Urabona ko afite degree ya A2 muri languages, turebe ko bigomba guhura neza n'uwagiye gusimbura. Uwagiye gusimbura nawe ni languages teachers, byari guhita bihura. Urumva bari kuzana ngaha akazana akajya replacing staff, nyuma kujya replacing staff akabanza akitidiye umuntu uko bahuje ibyo bigisha languages barahuje neza na degree barahuje, ahubwo tukareba position akoraho ko ariyo neza n'ahatuye. Iyo basanze bahahura ari babiri, hari ibyo bagenda ari condition umuyobozi w'akarere agenderaho agomba guhitamo ushobora gushyira. Iyi condition zijya muri 6, imwe zasanga bazihuje bakajya kuri indi condition bakaza kureba ikibazo kubikemura cyose. Ni uburyo ushobora gusimbuzamo umuntu yemere akaprova n'uburyo bwo kumusimbuza. Uburyo bwo gusimbuza rero umuntu azaba yakoze system izabika amakuru y'abemeye gusimbura na position basabyeho, bizaba biri mu rwego rw'igihugu rw'akarere hose. Urabona ko uyu nguyu agomba gusimbura mu karere runaka, bagomba kuba bari mu karere kamwe, azomba kujya replace. Hano ngiye kuri preview nawe ngiye kureba identification ziwe zose, amakuru yiwe yose nanjye kuyareba ahangaha. Uruvuga ngo uyu nguyu ni uburyo twamusimbuza, twamwemerera umuyobozi w'akarere azamuapprova none ahita ashaka n'umusimbura. Muri ubwo buryo ahita mukontakita ajya mu kazi asimbure ya matariki ntagera. Niyo ubwo zagirana ama contract rero igihe cy'amezi 3 cyangwa angahe igihe azamba mu kiruhuko abe yamusimbura. N'uburyo twarimo turebamo ubwo akarere kazajya gasimbuza umwarimu, kazajya kemerera ko ikiruhuko cyo confirming ikiruhuko cy'umubyeyi yangiza akashaka n'umusimbura ko bazajya babikora. N'ubwo buryo bazajya bikoramo. Ariko reka twati muri iki, reka dushake umwe wacu turebe kwari kwa approve ku rwego rw'ikigo, turebe ko arimo hano. Ushobora no kumusacinga kuko ari urutonde runini cyane. Tugasacinga tukareba search uko ikora, ni turebe ko search ikora, tukamushakamo hano muri 38 tuze tumubona. Urabona ko nkanga status yabaye approved by the school. Iyo yabaye approved by school, tushobora kuzana tugashaka replacing ushaka kumusimbura bitewe n'ibyo yigishaka. Urabona ko no request made, ni ukuvuga ngo kuri uyu mwanya w'umuhazero kuri position ya social study teachers A0 nta musimbura uhari, nta wigize usaba kuri uyu mwanya kuri position, nta wigize usaba kugira ngo abashe kuba yasimbura uyu nguyu. Ubwo bazajya baba barasabye rero, tubaza kureba uko ikigo cyandika abantu basabye cyangwa cyemera abantu ko usaba position kuri umwanya, turaza kubireba. Ahangaha no kuba ko nta muntu wari wasaba kuri iyi position, nimba ukiritseho ukabona nta mwanya nta wasimbuye kandi bamwe ikiruhuko cyo kubyara nta basabye kuri iyi position. Urabona ko akarere gahita kabona ko iyo position hari umuntu ayisabyeho cyangwa agasiga ketidiya niba koko abo bantu bahuje ibyo biga n'ibyo bigisha. Mbibutse ko umuntu asimbura uwo banganya level, ntago uzasimbura umuhazero uri umuhade, ntago uzasimbura umuhade uri umuhazero. Umuntu agomba gusimbura uwo banganya level kugira ngo nahembwe n'umushahara w'umutangizi. Muri ubwo buryo ni ubwo buryo system izangeramo yo gusimbuza umwarimu agiye mu kiruhuko cyo kubyara. Twari tureba rero ku rwego rw'akarere icyo bakora kugira ngo tubashe gutsinda, babashe kubona umusimbura, babashe kuapprova umuntu wagize. Uyu ni ubwo buryo bizagendamo kugira ngo abayobozi b'akarere cyangwa abashinzwe uburezi ku karere babashe gukoresha system ya TMS basimbuza abarimu. Byajya bifasha igihe kinini cyane kugira ngo babashe kubona umuntu usimbura, yenda ugasanga umwana abana bamaze imezi nk'5 batiga kandi umuntu yagiye mu kiruhuko cyo kubyara akazarinda agaruka nta muntu umusimbuye, cyangwa akategeka ibigo ko bizajya bibasimbuza. Ariko nubwo buryo akarere kazajya gasimbuzamo kakagirana n'amasezerano yo kugira ngo n'akarere na NESA ibitibona ko umwarimu yasimbuye koko procedure byaciyemo n'uwamusimbuye n'ibyo yagize ibibona muri system. Nubwo twarimo tureba mutima yesi mu buryo bw'akarere uko akarere kazajya kitwara mu bijyanye no gusimbuza umukozi wagiye mu kiruhuko cyo kubyara. Mbashishikariza gukora share, comment, like kumenya ICT TV, tukagenda umunsi ku munsi tureba amakuru atandukanye ariko ngaha umuyobozi w'akarere agomba kwanza kitondera akareba amakuru ari hano, igihe basabiye request, igihe bazatangira ikiruhuko cyo kubyara n'igihe bazakimariramo, n'igihe basabiye bakareba ko igihe kitarenze cyangwa cyagize, bakareba amasezerano bazafatiraho. Ashobora nawe kubireba aciye muri buno buryo nahoze mbabwiraga. Ni iyo request archived ni achieved archives
ni ibyabaye mu gihe cy'amezi yabanjije. Aya niyo request nizo muri uku kwezi basabye muri uku kwezi, urabona ko ari December ni kurangira ukajya mu kwa mbere, bino byose bizahita bijya muri archive kongere wazemo n'indi request. Ndagira ngo dutandukanye ni request na archive uko bimera. Ubwo hariya ushobora kuzajya akarere kagajya gacana kuri uyu muntu kagahita gasiga gatanga replacement gaciye hano imbere y'izina rye niba yaba approved, cyangwa ushobora no kuzana ko handitse replacing staff akaza kurisimbuza umwarimu hano kuri replacing staff, ababaye approved hano agahita ajya abona abaribo agahita agira gute akora aho ya approve n'umwanya positioning biriho abangaba n'ugiye bagiye bamasimburiza pending for approval. urabona ko abagiye hariho status zitandukanye kugira ngo yemererwe n'akarere ko yemeye gusimbura approved. urabona ko zirebe barabemereye babaha n'abasimbura, n'umusimbura agahita ajyaho. ni ukuvuga ngo mwarimu najya muri systeme yiwe uwo wari mu kigo cyo kubyara azajya areba n'uwamusimbuye uwo ari we babe banaganira amubwira ati ngeza nigisha ngeza naha. Ni communication izaba irimo rwose, urabona ko ni position igihe watangira akazi, email, identification ziyo zizabagezeho ziriho n'igihe yatangiriye n'igihe azarangiriza n'ahandi hose. Ibwo nubwo buryo tuzarimo turebamo iby'akarere cyangwa akarere ibyo kabona muri systeme yabo, yaba muri REB yaba muri RTB, bitewe ni umuyobozi w'akarere waba yabyemeye kugira ngo abashe kuba yakwaprova amakuru. Murakoze murakamara rero kora share comment like ku Umenya ICT TV tugenda umunsi ku munsi. Niba ari waduha inyunganizi watubwira, niba ari ikintu ufiteho ikibazo watwandikira muri comment ukatubwira icyo twagorora cyangwa icyo twaza gukoreraho ikiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibyo turimo dukora. Murakoze murakarama kora share comment like ku Umenya ICT TV tugenda umunsi ku munsi. Ciao.